Mwaramutse neza nshuti z'umusaraba, Yesu nashimwe cyane. Tubifurije amahoro ava ku Uwiteka, tubifurije umunsi mwiza w'umugisha nk'uko mubimenyereye. Ni Kumurage community hamwe n'umuvandimwe wanyu bakunda cyane Obededom Frodouard. Hanyuma rero, nyuma y'uko abantu benshi bakomeze kwibaza bavuga bati ese umusore iyo aryamanye n'umukobwa bakundana, ese urukundo rurushaho kwiyongera cyangwa se ruragabanuka? Ahangaha turi buganire, turi bugerageze kubabwira mu ncamake mu bushakashatsi twagiye dukora, mu bitekerezo twagiye dukura mu bantu batandukanye, ndetse kandi turabihuza n'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Ahangaha rero reka twifashishe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 13 umurongo wa turahera kuri 14 kugera kwa 15. Haravuga ngo ariko yanga kumwumvira, maze kuko yamurushaga amaboko aramuhata aryamana nawe. Maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero. Urwango yamwanze rwaruse ubwinshi urukundo yari amukunze. Amunoni aramubwira ngo haguruka ugende. Ahangaha bavandimwe, izi nkuru ni iz'umuhungu wa Dawidi witwaga Amunoni waje kugira irari, dore ko atari n'urukundo mushiki we witwaga Tamari. Ahangaha ni ukuvuga ngo mbere yo kuryamana nawe, ijambo ry'Imana ryagaragaje ko ngo yari amufitiye urukundo twagereranyije n'irari, ariko ngo akimara kuryamana nawe yahise urwa rukundo ruhinduka urwango, arangije amubwira ngo haguruka ugende. Aha rero reka mbihuze wenda n'abakobwa benshi bahitamo kuryamana n'abahungu muri iyi minsi, dore ko ari byo bigezweho ngo umusore n'umukobwa kugira ngo babane nuko bagomba kubanza kuryamana. Hari ikiganiro mperutse kugirana n'umwe mu bakobwa tuziranye mubaza kuri iyi ngingo. Aza kumbwira ko kubwe atekereza ko ngiyo baryamanye bakundana urukundo ngo rusha kwiyongera, ariko nagerageje kumubwira impamvu zitandukanye zigaragaza ko ahubwo urukundo rugenda rukendera. Reka mbabwire, nanjye nabaye umusore, cyangwa se nabaye nubwo ndi umugabo ariko nabaye umusore. Nagiye nganira n'abasore batandukanye ku bigo by'amashuri, aho wasangaga abanyeshuri b'abahungu muri dorutwari bari kugenda bajya impaka kuri iki kintu. Ariko abenshi icyo bagaragazaga ko iyo uryamanye n'umukobwa ahubwo urukundo rugenda rugabanuka, kubera yuko ni ukuvuga ngo amatsiko wari umufitiye, wenda niba umusore yari afite amatsiko yo kureba amabere y'umukobwa, ibibereho, amatako, amabuno, ni ukuvuga ngo ayo matsiko ararangira. Ni ukuvuga ngo niba wa mukobwa wenda ari igikara, uwo musore atangira kugira amatsiko abandi bakobwa, akavuga ati ese n'akanaka byaba bimeze gutya, byaba bimeze gute turamutse turyamanye, byaba bimeze gute? Ubu bushakashatsi nabukoreye mu banyeshuri nigeze kwigisha, naganiye n'abahungu batandukanye kuri iki ngiki, ariko abenshi twagiye tuganira bagendaga bambwira yuko iyo umusore aryamanye n'umukobwa urukundo rugenda rugabanuka. Ahangaha no mu bigo za kaminuza abo twagiye tuganira iki kintu ntabwo bari kure y'uko kuri mugaragaje. Ahangaha wenda ndababwira impamvu zituma akenshi umusore iyo aryamanye n'umukobwa batarabana urukundo rugenda rugabanuka. Ni ukuvuga ngo icyo navuze cya mbere, amatsiko yo yaramufitiye aragabanuka, ariko icya kabiri hatangira urwikekwe hagati yabo. Ni ukuvuga ngo umusore niba akundana n'umuhungu, umusore akundana n'umukobwa atangira kumufuhira. Mu gihe batari kumwe agatekereza yuko wenda niba muhamagaye telefone itariho akumva ko yaba yagiye mu bandi basore, urwo rukundo rugatangira kugabanuka. Ikindi noneho kitari urwo rwikekwe, kitari ndetse nuko twavuze amatsiko agenda agabanuka, umusore iyo aryamanye n'umukobwa atangira kumufuhira. Gufuha kandi nabyo birasenya. Ibyo byose rero biri mu bintu bituma abasore benshi muri iyi minsi biharaje kujya babwira abana b'abakobwa kuza bakabaraza mu mageto aho baba bitewe n'impamvu z'akazi. Umukobwa akava ku ishuri muri kaminuza akagenda akajya kuraza
wa muhungu, ariko bigira ingaruka zitari nziza mu buryo burenze bumwe. Hanyuma ikindi kintu mwa bakobwa mwe mujya kuraza basore mutaranabana, akenshi reka mbabwize ukuri, abasore nanjye nabaye abasore benshi nta banga bagira. Ni ukuvuga ngo umusore iyo muryamanye aragenda akabibwira abandi basore, cyane umukobwa we ashobora kutabivuga ariko abasore bumva ari ishema kuba yararyamanye na kanaka, akagenda bivuga, bigatuma umukobwa agumirwa akagira imyaka 40 anyuze, umusore ati wapi sinakwiteza uriya mukobwa kubera ko ibye narabimenye. Ibyo ngibyo bigatuma wa mukobwa agira gute, ahera ku ishyiga. Ikindi rero mu minsi ishize hari undi mukobwa twaganiriye nawe ibyo byabayeho, yambwira ukuntu yajyaga ajya kuraza umukunzi we, akagenda akamuraza nyine bakaryamana, ariko mu minsi mike urukundo rwaje kugenda nka nyomberi. Namubajije impamvu nyamukuru, navuga ko atayizi. Noneho ibyo byatumye baryamana kenshi kuko yatekerezaga ko gukomeza kuryamana n'uwo musore bizatuma urukundo rwiyongera, ariko siko byagenze kuko byarangiye umusore nyine birumvikana yikundiye abandi bakobwa. Urundi rugero rugaragara, muzarebe abasore batera amada abakobwa bakabashaka. Nukora ijanisha uzasanga mu basore wenda batera inda abakobwa, uzasanga babatwara batarenze 10%, kandi bose bababwira ko babakundaga. Ese urwo rukundo ruba rwagiye ko? Aricyo wakwibaza nanjye nkakibaza. Bityo rero abantu bakwiye gutandukanya urukundo n'irari. Ubusanzwe turabizi ko ubusambanyi ni icyaha, ariko n'ubusanzwe bugira ingaruka mu mibanire. Rero ni ukuvuga ngo hari ikindi ntavuze, burya akenshi no muri iyi minsi mu bintu biri gusenya ingo, ahanini ni ukuvuga ngo ni ukuryamana mbere y'igihe, prematire. Uzasanga niba umusore yararyamanaga n'umukobwa, hakaba igihe amutera inda bakabana rero mu by'ukuri wenda ku bw'agahato k'ababyeyi cyangwa se abandi bantu, yagera mu rugo rero ni ukuvuga ngo n'ubundi abatekereza yuko waba bararyamanaga hari n'abandi bantu bajya baryamana, yabona wenda nka mesaje runaka, bigatuma nyine atangira gutekereza yuko wa musore yaba wa mukobwa bamuca inyuma. Hanyuma rero inama twagira abakobwa n'abasore, hari umwe watubajije ati none se ubusanzwe, hari uwatubajije ati none se watandukana gute n'umusore mwaratangiye kuryamana? Ahangaha ni ukuvuga ngo mu gihe wamaramaje kubona yuko kuryamana n'umusore hari ingaruka bizagira, kuko ahangaha kwibaza, ese ubundi umusore wese muryamanye, umusore wese mukundanye muzajya muryamana? Ese ubundi ni ryari umuntu akwiye kuryamana n'umusore? Igisubizo ni igihe mwabanye, nicyo gihe mugomba kuryamanira, kuko mbere y'igihe si igihe. Ahangaha rero igihe ukundana n'umusore mwaratangiye kuryamana, ahangaha ugatekereza ko ari bibi, icya mbere menya ko icyo uri gukora ari icyaha kizagushyira mu irimbukiro. Ahangaha rero icya mbere ni uko ugomba kuba wiyemeje ko no gutandukana na wa musore bigize gute bishoboka. Ibyo ngibyo ukabyiyemeza, ukavuga uti nta kibazo kama mbaya nzatandukane nawe, aho kugira ngo nzabure ubugingo, icyaruta nuko twatandukana. Icyo gihe ugomba kubyemera, icyo gihe Imana izagushyigikira. Wa musore niba ari ibintu yakundaga, niba yarakunda ko muryamana, icyo gihe ni nyagasamburire mazajyeyo, ariko icyo gihe Imana izaguha undi musore uzagukunda, urukundo rudashingiye ku mibonano mpuzabitsina. Mwibuke rero ko ubusambanyi ni icyaha, Bibiliya irabigaragaza, ariko no muri sosiyete ntago ni umuco utari mwiza. Niyo mpamvu mutarabona abantu basambanira ku karubanda, munabikoze mwahanwa. Mukomeze mwirinde ubusambanyi, bana b'abakobwa, mutegereze igihe Imana izabahera abo muzarushingana, abo muzabana karamata, mukabyara abana, mukarera. Ibyo ngibyo ni imigisha Imana igitanga. Mukomeze kwirinda. Ngo nuko Daniyeli agambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ngo nicyo cyatumye yinginga umutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Namwe mwirinde kwiyanduza. Shalomu shalomu. Mwari kumwe na mwene so ubakunda cyane, Obededomu Froduwari, Umurage Community. Shalom shalom shalom.